Ijambo ry'Imana tubwira ko hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Matayo 5:7. Mu Kinyarwanda kubabarira ni igikorwa umuntu akora atari kubwe ahubwo agikorera undi, hanyuma umusaruro uvamo ntuba ukiri umubabaro ahubwo witwa imbabazi. Turi abantu kandi dukora ibikorwa bitandukanye tubikorera abagenzi bacu. Muri ibyo bikorwa tubakorera harimo ibyiza, hakabamo n'igihe twisanze twabakoreye ibikorwa bibi. Ibyo bikorwa bibi nibyo bita amakosa cyangwa se ibyaha tuba twacumuye ku Mana n'abantu. Niyo mpamvu hagomba kubaho igikorwa bita gusaba imbabazi uwo wahemukiye, warangiza ukanasaba imbabazi Imana kugira ngo umutima wawe ubabarirwe neza. Tugiye kuganira ku mbabazi ndetse n'akamaro ko gusaba imbabazi no kuzitanga mu mibereho yacu ya buri munsi. Byinshi mu byo twabateguriye twabikuye ku rubuga rwa murandasi rw'agakiza.org. Iyi ni Alarme TV Rwanda, Gendi Jado udahemuka. Ikaze. Umuntu usaba imbabazi aba ameze nk'utabaza, naho ubabarira we aba ameze nk'utabara. Umutima ubabajwe n'amafuti ya nyirawo utakaza amahoro yawo kugeza ku rwego bidashoboka kwihanganira ubwo bubabare, kuko kubura amahoro yo mu mutima ni indwara yica kandi nta muganga wayisuzuma ngo ayibone kereka nyirukurema uwo mutima. Ni Imana nyiribiremo byose kandi akaba ari nayo imenya ibyiherereye mu mitima yacu. Begera igihe rero wa muntu wakosheje yumva atakibashije kwikemurira iki kibazo agakenera ubutabazi, niko gutera intambwe yo gusanga uwo yahemukiye akamusaba ubutabazi bwitwa imbabazi. Icyo abamusabye nta kindi ni ukumubwira ngo ndababaye cyane, ndagusabye wemere nkuhe ku bubabare bwanjye, ungabanyirize ndebe ko naruhuka. Mu yandi magambo, iyo uteye intambwe yo gusaba imbabazi uwo wahemukiye ni nko kwikuraho umutwaro wari ukuremereye ukawikoreza uwo urimo gusaba imbabazi. Iyo amwemereye kumuruhura akamuha imbabazi bimusaba kwakira ibiro amutuye akabyikorera kandi akabyihanganira. Bimusaba gutangira urugendo rutoroshye rwo kureba uwamukoshereje nk'utaramukoshereje. Hari igihe umutwaro uba munini cyane, uwatangaga ubufasha agashaka undi awitirira kugira ngo bimworohere. Rimwe na rimwe arabaza ati wabitewe n'iki, kugira ngo yumve niba hari undi yashyiraho ayo makosa kugira ngo abone uburyo ahanagura icyaha kuwamugannye. Ukijwe neza we iyo byanze ahita bishyira kuri Satani, ariko kandi uyu aba abaye intwari kuko bimufasha kurakarira Satani gusa ntarakarire abandi. Uwabishobora nubwo bitoroshye yababarira uwamukoshereje atamubajije impamvu yamuteye gukosa. Bibiri tubwira inkuru z'abahungu ba Isaka, umwana wa Aburahamu, sekuruza w'abizera bose, aribo Esawu na Yakobo, ukuntu bavutse ari impanga, ariko Esawu niwe wabanje kuza mbere ya Yakobo. Itangiriro igice cya 25:19. Iyo nkuru ikomeza ivuga ukuntu Esawu yari umuhigi w'umuhanga w'umunyeshyamba, naho Yakobo we yari umunyamahane make akibera mu mahema. Nuko igihe kimwe Isaka ashaje, amaso ye atakireba, ahamagara umuhungu we Esawu kugira ngo amuheshe umugisha, kuko ari we wari imfura akaba ari nawe yagombaga gusigara ayoboye ibintu bya se byose. Aramubwira ngo nagende mu ishyamba amuhigire umuhigo, awuzane amutekere inyama ziryoshye nk'izo akunda, maze ngo amuheshe umugisha atarapfa. Nyina w'abo bahungu bombi Rebeka aba yabyumvise, niko guhita yoshya murumuna we Yakobo ngo ariganye uwo mugisha mukuru we Esawu, kuko ari we yakundaga cyane. Yakobo abanza kubyanga kuko atari afite ibyoya nk'ibya Esawu. Nuko nyina amuhimbira amayeri yo kubaga abana b'ihene babiri, araziteka, maze Yakobo amwambika impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye. Rebeka anamwambika imyambaro ya Esawu, arangije amuha za nyama z'ihene azishyira ise kugira ngo abe ari we aha umugisha. Itangiriro igice cya 27.
azigejeje imbere ya se Isaka abanza gushidikanya niba ari umwana we koko w'imfura, kugeza aho yamubwiye ngo nyegera ntumve. Aramukorakora. Isaka aravuga ati ijwi ni irya Yakobo, naho ibikonjo byo ni ibya Esawu. Arangije amwegereza za nyama arazirya na vino aranywa. Nuko Isaka ahesha umugisha Yakobo. Isaka akimara guhesha umugisha Yakobo, Esawu nawe aba arahageze, ateka umuhigo we vuba vuba, asoje ashyira se kugira ngo arye amuheshe umugisha. Ageze imbere ya se akimwumva, Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane. Esawu amusaba kumuhesha umugisha. Isaka asubiza Esawu ati Yakobo yazanye uburiganya yiba umugisha wawe. Guhera ubwo Esawu yanga murumuna we Yakobo, amwanyira ko yamuriganyije umugisha, atangira kumuhigira kumwica. Nuko Yakobo ahungira i Harani kwa nyirarume Labani. Hashira igihe kirekire Yakobo yarahunze, ari i Harani ashakirayo abagore ndetse abyara abana benshi. Igihe kimwe atuma abagaragu be kuri Esawu kugira ngo arebe ko yamubabarira akamugiriraho umugisha. Itangiriro ibice 32. Yakobo yumva ko yakosheje, akwiriye gusaba Imana imbabazi ndetse akanazisaba murumuna we Esawu yariganyije. Nuko igihe kimwe arimo kugenda ari nijoro ahura n'umugabo, aramukiranya. Bageze mu museke abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Nuko umugabo aramubwira ati rekura kuko umuseke utambitse. Yakobo ati sinkurekura utampaye umugisha. Umugabo abaza Yakobo ati witwa nde? Undi ati nitwa Yakobo, risobanura umuriganya. Aramusubiza ngo ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo wiswe Isiraheli, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha. Ahamuhera umugisha. Itangiriro igice cya 32 umurongo wa 23. Nuko Yakobo yubura amaso abona mukuru we Esawu azanye n'abantu 400. Yakobo yari ari kumwe n'umuryango we, maze we ubwe abarangaza imbere, yikubita hasi inshuro 7 arinda agera aho yegereye mwene se Esawu. Esawu nawe arirukanka ajya kumusanganira. Bibiliya yatubwira ko Esawu yamuhobeye, begamiranya amajosi, nuko bose bararira amarira y'umunezero. Itangiriro igice cya 33. Wari umunsi udasanzwe n'umunezero kuri bo, kugeza aho bahoberanye bakegamizanya amajosi ndetse bakarira amarira y'umunezero. Nshuti mukundwa ukurikiye Alarme TV Rwanda, burya kubabarira bizana umunezero n'ibyishimo hagati yanyu ndetse bikanarema urukundo rwinshi hagati y'abababariranye bivuye ku mutima. Wowe urimo kunyumva, tekereza igihe watekerezaga kujya gusaba imbabazi uwo wahemukiye. Wumvishe umeze ute? Umutima wawe wumvaga umeze nk'uwikoreye umutwaro, wabuze amahoro. Ariko igihe wateraga intambwe ukajya gusaba imbabazi uwo uzisabye akaziguha, umutima wawe wabaye nk'utuye umutwaro w'ibiro byinshi imbere ye. Ngicyo ikintu Imana iba ishaka ko dukora mu buzima bwacu, maze Imana ikuzuza urukundo n'umunezero mu mitima yacu. Ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 3 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku murongo wa 15. Haratubwira ngo nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azabababarira. Namwe ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Mu yandi magambo, tubabarira abantu ibyaha byabo kugira ngo Imana nayo itubabarire ibyaha byacu. Aha hari ikibazo umuntu wese yakwibaza: ninde uvunika kuruta undi hagati y'usaba imbabazi n'utanga imbabazi? Tubihuje nuko twabivugaga haruguru, ninde ufite imvune nyinshi hagati y'utabaza n'utabara? Iyi mirimo yombi irakomeye bitewe n'uburemere bw'ikosa, ariko kandi bikanajyana n'uburyo umuntu ateyemo, by'umwihariko nuko yakira ibintu. Mu buryo buri rusange, utabaza avunika umutabara ataraza. Iyo amaze kubona ubutabazi, hasigara gusa guhangana n'imvune yasigiwe n'ikibazo. Utabara we aho uwo atabaye atangirira kuruhuka, niho utabara atangirira umuruho, kuko abaje guhangana n'ibyarwanyaga mugenzi we.
ukeneye imbabazi avunika cyane igihe cyose ataragera ku ntambwe yo kuzisaba, ariko iyo amaze kuzisaba akazi gakomeye kaba gasigaranye uzitanga, kandi we ashobora kubikora igihe kinini kuko ni urugendo. Niyo mpamvu usaba imbabazi akwiye kwitwararika mu gihe cyose agihura n'ingaruka z'icyo yakoze, kuko kubwirwa ko ubabariwe ntibizira rimwe no kwibagirwa ko wakosheje. Rimwe na rimwe n'ubusabane bwawe n'uwo wahemukiye ntibuhita busubira uko bwahoze uwo mwanya. Ushobora kubabarirwa ariko ingaruka zikaza uko byamera kose, kuko n'Imana ishobora kukubabarira ariko ingaruka zikakugeraho. Urugero, wababarirwa ko wasambanye ariko iyo watwaye inda urayibyara, imbabazi ntizigusubiza kuba umukobwa. Wababarirwa ko warwanye ariko aho bagukomerekeje urahagumana kandi hakubabaza kugeza igihe hazakirira, niyo hakizasigara inkovu. Umuntu akwiye gusaba imbabazi yiteguye no kwihanganira inzira bizafata kugira ngo ababarirwe, nubwo aba akoze igikorwa cyiza cyo kwihana. Ariko haba hasigaye inshingano yo gufasha uwahemukiwe kurenga ibikomere yatewe n'ubuhemu. Hari igihe byoroha ariko bishobora no kudakunda ako kanya. Ubabarira niwe ufite akazi gakomeye, kuko kubabarira ni ukubabarira kabiri. Habayeho ububabare igihe ikosa ryakorwaga, none hongeye kuba ububabare mu gihe cyo kwibuka ikosa. Ni urugendo rwo kurisimbuza imbabazi, kuko kubabarira ni itegeko utiteye ku buryo imbabazi zasabwemo, ndetse Yesu we atwigisha gutera intambwe nini yo kubabarira n'utadusabye imbabazi. Nubwo akazi ko kubabarira gakomeye gatyo kavamo n'inyungu nyinshi. Iyo wakoshereje mugenzi wawe bisa nkaho hagati yawe nawe ushyizemo urukuta rubatandukanya. Niyo muhuye hari igihe utinya kumusuhuza, kuko hari ibyo umutima wawe ubushinja wamukoreye. Hari abamara gukora ibyaha bagahita bazinukwa gusenga no kujya mu rusengero, ariko si cyo gisubizo. Icyo Shitani aba ashaka ni ugufatirana abantu bagifite ibyo byaha batarabyihana, maze akabica bakarimbuka. Iyo wateye intambwe zo kujya gusaba imbabazi uwo wahemukiye, wumva uruhutse wowe ubwawe, kandi umutima wawe wuzura umunezero, ndetse ugakunda mugenzi wawe wari warahemukiye. Kuko ubasha gusaba imbabazi ari intwari, ubasha kubabarira we ni intwarane. Usaba imbabazi aba yigirira neza ubwe, kuko impamvu zimutera kubikora ni ize bwite. Ari nayo mpamvu iyo tujya gusaba imbabazi dukwiye gusengera uwo tuzisaba ngo Imana imuhe umutima wo kubabarira, kuko niyo iwugira. Ntidukwiye kumera nk'abajya guhinyuza gukiranuka kwe, ahubwo dukwiye gutanga ubufasha, kuko impamvu y'ako kazi gakomeye gatyo iba yaturutse kuri twe abakeneye imbabazi. Iyo hatariho imbabazi, abantu bitabaza imanza, kandi imanza zikemura ibibazo ariko ntizikuraho ingaruka z'ibibazo, ari byo bikomere byo mu mutima. Ariko imbabazi zikorera iyo mirimo yombi icyarimwe. Iyo habonetse imbabazi nta mpamvu yindi y'imanza. Umuntu utagira imbabazi ntazababarirwa mu rubanza, nyamara imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Yakobo 2:13. Rero nubwo bigoye, ariko ni inshingano y'umukristo kubabarira, ndetse birenga kubabarira ababidusabye gusa. Dukwiye kwitoza no kubabarira abatarabidusaba, kuko abakosa bose siko basaba imbabazi, kandi twebwe dutegetswe kubabarira. Ibyo ni byo Kristo yadukoreye, kandi adusaba natwe kubikorera abandi. Mugirirane neza kandi mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Abefeso 4:32. Tugomba kubabarira kuko ari byo Imana idushakaho. Mika 3:8.
kugira umutima ubabarira bigabanya imanza z'urudaca mu bantu b'Imana nk'uko twayibonye haruguru. Yakobo ibice 2:13. Igihe ufite umutima wanze kubabarira, ntukizere ko wowe Imana yakubabariye. Bibiliya ivuga ngo kandi nimuhagarara musenga hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so wo mu ijuru nawe ababarire ibyaha byanyu. Mariko ibice 17:3. Aha icyo dusabwa ni ukubabarira, twaba twasabwe imbabazi cyangwa tutazisabwe. Imana ikeneye ko dukora uwo murimo wo kubabarira abaduhemukiye nk'uko nayo itugirira imbabazi. Icyakora kuko tuzi icyo imbabazi isobanura, natwe dukwiye kugira umuco mwiza wo gusaba imbabazi igihe twakosheje. Nshuti mukundwa udukurikiye, dukwiye kugira umutima w'imbabazi mu buzima bwacu. Imbabazi ni ingenzi. Nizere ko usobanukiwe imbabazi icyo ari cyo ndetse n'akamaro k'imbabazi mu buzima bwacu n'Imana. Nkwifurije guhorana umuco mwiza wo gusaba imbabazi no kubabarira, kuko umuco wo kubabarira ni umuco mwiza w'abana b'Imana. Iyi ni Alarm TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Alarm TV Rwanda wayikora kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro tubagezaho bitakugoye. Imana iguhe umugisha.